shero wanje guturuka ejo gusaba amafaranga ni ibintu bigoye koko. Mana yanjye baby wanyumvishe please ndagusabye wampaye amafaranga 15,000. ase shira amafaranga uragira ngo nyakure mu byukuri nje nta mafaranga mfite amafaranga ariho yuko yuzi wampaye 15,000 koko. shira nta mafaranga mfite kubera iki ushaka kungora mugore 15,000 wazimaye ni ibintu bikomeye. Jesus ase shira baby wenda dareka mzemera amafaranga kabonetse ubundi tuvugishije kuri amafaranga yose naye ko kuva twana abana ari ubwa mbere ukeneye amafaranga angana gutyo mu gihe gito. Okay reka wenda ngerageze kugusobanurira sibyo impamvu nshaka aya mafaranga. Aka kanya kampani yanjye iri mu byago ubyumve neza uri kubyumva kandi ndimo ndahangana n'abandi ku isoko kugira ngo kampani yanjye nongere nyiteze imbere. That's why ndi kugusaba amafaranga 15,000 utayumva. Shererega byaranunguye kumva ushaka amafaranga angana gutyo sibyo ako humura umva mubwire ibintu byose ubumva ko ibintu ndi gukora byose atari inyungu z'urugo. Shere nyine kuzansaza no kugituma tsarahwe nago wambwiye basi tuza sibyo sheri tuza guturuka ejo bundi mbikubwira ko nkeneye 15,000 amafaranga ufite kuri konti akaba ajyamye hari ndi gushaka kwashira muri business ikibazo. None se ntago ari kubimbwira gutyo gusa ngo nanjye mite mvuga ngo uhereze ntazi impamvu uri kumva kuko rega byaranunguye kumva ushaka amafaranga angana kuriya mu gihe gito. Okay bi nawe urabimenye. Okay umva nkubwire reka nshaka ukuntu aboneka sibyo kandi wihangana sibyo biraza kugenda neza sheri sibyo ufata ibyo by'iminsi nkeneye amafaranga cyane sheri amafaranga araboneka sibyo kandi tuza humura sibyo be basi reba ikibazo kampani yanjye kandi amafaranga araboneka icyo kibazo sheri amafaranga araboneka babarira nkeneye amafaranga sinzi ko uri bubyenze ndi gushaka nze gutaha nabonye amafaranga wayazanye ukakubwira sibyo tuza kanjye kugutegurira icyayi sibyo kanjye kugutegurira icyayi amafaranga araboneka basi kamuzanira icyayi. Umugabo wanjye ukeneye amafaranga angana gutya muri iki gihe ibintu uko bitari bisanzwe n'ibikira ibintu bisanzwe gusa ntawamenya. Yesus nakerewe kuko yaratinze nakabya Allo oui chef ameze ute mwese ko namaze kwitegura ugeze he Oh uri mu gipangu Okay nari binanye kanze tugende namaze kwitegura sawa Oya narangije kwitegura ntabwo ntinda Okay Samantha yabaye igikweri bakerewe mu kazi ni cyo kibazo bite nziza so namakuru meza ko kerewe sha nakerewe ariko ntabwo nakerewe cyane pe sha wakabije pe bose yarimo akubaza amakuru yawe ariko bonaga hangayitse cyane hangayitse yego cyari byagenze utese kubera njyewe nakerewe cyane rwose
ubu iki banza ari ubwa mbere ibi bintu bibayeho. sha ntabwo nakerewe cyane ndetse wabonaga ababaye cyane yari ahangayitse kubera wowe pe. Ni ikihe kibazo ufite? sha sheri nta kibazo mfite tu Hoya ni stress z'akazi zisanzwe nta bindi hoya ufite ikibazo. ntacyo Imyaka tumaranye mu kazi ni ubwa mbere wishe akazi aya masaha bose yagutekerejeho isoni nta kibazo pe Hoya sheri, wumve ko nta mbwira kibazo ikibazo ufite nk'inshuti yanjye ndagukunda. Ni ikihe kibazo sha ufite? soni bambwire mana yanjye mva bose noneho sindamukira mana afite stress noneho ahubwo bahise Mbese ndasa ni ukuzigabanya mu kazi bose yahangayitse mbese ntiwareba arahangayitse kuko sinzi ikintu uri bumubwire. soni bambwire mva mfite umugabo none yambereye ikigusha Ni ikihe kibazo mufite? ibaze kugira ngo umuntu akubwire ngo akeneye miliyoni 15 baba we, kandi uwo munsi abikubwiye ngo ashaka kurara azibonye ubu se basi hari na make yaraguhaye ufite kuri banki? Jasoni wambabara ko ndi kwitekereza umutwe ukandya ngo akazi ke nyine kampani yabo ngo yarahombye iki n'iki nongera ari no kumbwira ibintu nge Jasoni ni ukuri ko Imana buze ikintu nkora ibaze ngo ashaka kurara yabonye miliyoni 15 wowe uri kuzumva Mana ngewe ndi kumva n'umutwe unyishe Sama, ibintu nk'ibyo nibyo biba mu rugo yewe sinzashaka pe. Gusa inama nakugira ihangane ujye uza mu kazi ntiwite kuri ibyo bibazo kugira ngo mu kazi bitazagenda nabi. Sana mva nkubwire birumvikana pe ariko ni ukuri nta nubwo nabura kwitekereza ibaseho kubyukuka umuntu akakubwira ngo ashaka miliyoni 15 kandi ashaka kurara azibonye ihangane ubyereke Imana usenge. Gusa ndabona n'amasaha yagiye kandi boss aragushaka pe. Mwitabe wumve ikintu akubwira naho njye kuzuza ibi bintu muri system. kamurebe ntarebe isaza kongera tuvugana Oui. Ni wowe komera komera. Sawa sawa. Ni karibu. Umeze mute se? umeze neza tu Ni karibu kabisa. Mwashyitse rwose. uri kwirebera amakuru Mbo ndimo ndi kureba amakuru hano. Mbona kabisa nuko. Sanze nanjye aribwo nkigera aha ngaha. Ahantu nari ndi ku rugendo gatoya. Bisa nkaho twahuriye. Hari bimeze neza rwose. Sanzwe. Umva yawa ari ngukumbuye kabisa. uyu nanjye Ariko kuvuga no gutaruka. Ufite umugore. Mbega umugore. Uriya mwana wamukuye. Umva. Waranyumisha. Uriya mwana kabisa. Ameze neza ku buryo ahantu hose. Buriya rwose sinzi ukuntu wamubonye pe. Ndatekereza byaraguhenze. Gereka izo story man. Abagore bashaje n'abari bazana gutabwara kana kurumva. Nawe ni cyana kirangwa. Mwana mwiza. Uriya mwana rwose ameze neza. Neza rwose mva. Yaraguhenze uriya mwana uko biri kose yaraguhenze. Mfite umwana mwiza ahantu hose. Ni neza pe bishoboka. Inshuti yanjye uburekanye n'ibyo mwa. Ntukavuga ngo mfite umwana mwiza kandi we ari umukecuru. Ahubwo ikintu nshaka kukubwira. Iki? Nahuye n'icyana cyiza urumva. Wari umukobwa mwiza. Wagira ngo Imana ijya kurema mu bakobwa ba mbere. Yari yamwitegereje pe. Uruzi ikintu gitangaje muri ibyo? Ariko se koko Manzi unyumve. Uzi igitangaje muri ibyo? Bwira naguteze amatwi. Agari nka uriya mugore unesha umutwe. Iyo ngezeyo iyo tuganiye numva ndi guhumeka neza. Noneho hari ukuntu ajya nkora ngahita numva ndi mu yindi si imeze neza. Rero ikibazo ubu mfite ni kimwe mwana w'amahanga.
uzi ikibazo gihari kuko yansabye ko ngomba kumugurira inzu then inzu ihwanye na miliyoni 15. ariko se kankubaza kuko wabonye umukobwa mwiza wakuruta uriya mugore nabonye. Ikibazo rero mbabwire reka ikindi ikibazo turi hano ntabwo turi kuganira n'iby'abagore biwanjye. sorry uburetse gatoya ikindi kuko ubu umuntu ushobora kukwaka miliyoni 15 numvishe neza ariko uzi ko ushobora gushinduka wishyize muri risike yo kuba amafaranga niyo wayabona. iyo umugore ugiye kumukamuka muri zinga aya bana ntabwo inshuti yawe ntabwo nareka kukugira inama. Ibyo bintu ntabwo ari byo. Ayo mafaranga angana gutyo ushobora gushiduka ugiye muri risike ugasanga na madamu hari n'igihe afashe credit cyangwa se ariko ikibazo ntabwo uri kubyumva. uriya mugore namushatse wabo ni aba boss cyambere. ikindi uriya mukobwa amafaranga aruzuye kuri kote ukora miliyoni 15 urumva ari ikibazo. umuntu w'inshuti yanjye ariko ushobora nawe kubanza amakuru mfite n'ubwo bumisha ugiye ku ruhande gutya ukuntu kwaje ariko ukanyigiraho umwere ntabwo ari cyiza. kuko ushobora gusanga n'ayo mafaranga ashobora gufata credit cyangwa se akayaguza ugasanga wishyize mu bibazo kurushaho ariko byagutera no gusenya. ikibazo ni kimwe cyawe. iyo umuntu akubwiye ikintu uba ushaka kwigira umutagatifu. reka nkubwire ndumva naniwe bite n'ibyo umbwiye urumva ahari tuzongera dusubire. nagira ngo uri gutera mu kirenge cyanjye ahubwo inshuti yanjye ubanza ubitekereze neza kubera ko ndumva rwose ibi bintu atari byiza. nishimiye ko waje kunsura. none se wakiza gake sheri si ngombwa pe. si ngombwa ariko ibaze sheri wawe wadusanze hano nasanze hano. hano I think maybe ari butinde ntabwo ari buze vuba. sure yeah bahita biba bibi gute se nyine ngo pe umuntu ndashaka uno munsi ko turi bukore ikirumva nawe turi free twitaneho tu sha byari ngombwa ariko sheri wawe nta bwoba wese kuriya se ntagiye kuva mu kazi. oya ntagiye kuva mu kazi pe. ariko ntacyo nta kibazo sheri. ndagukunda. nanjye ndagukunda. Shumeze ute? Shira umeze ute? Wiriwe neza? Makuru se? Umeze ute? Makuru? Ndabona mwadusuye. Turi kuganira ku by'akazi yaje kumereza raporo. ntabwo nari ko kuri buze vuba ko wari wampaye gahunda yo kuri buze utinze byagenze ute? None se ni ikibazo ko wanje kare? ntabwo ari ikibazo nyine numvaga ko utari buze vuba ati. Ese shera ubwo ko ndi ko nabonye umushyitsi ukaba utanamwakiriye. Ko utamwakiriye umushyitsi ndi ko nabo. yavuze ko nta kintu ari bufate. Ndabona ko wanze ko bakwakira rero. Gusa nyine turenganye. oya nta kibazo ubwo reka ngende naringize ngo mbanyureho mbasezere oya nta kibazo tuzasubira. saa zindi gahunda ni ku kazi. ego uzagaruke basi. nta kibazo. Ukanamenye mu cyumba ndaje se. Nta kibazo. Mana himbazwa. wowe inziga isambo ibana yarigeze neza kabisa. ariko umugore niko yari yambwiye ngo ntaraza vuba koko akaba atari kunyumva da.
Sheri. Ko mbona utishimye bimeze bite? Ni byiza Sheri. Byose ntabwo meze neza. Oya, none se warwaye? Byose ntabwo meze neza pe nabamubeshye. Biragaragara. Ariko ihangane Sheri. Base ni ikihe kibazo ufite? Byose mva umbwire. Nukuri niba ari uku gushaka bimera njye rwose maze kubirambirwa. Numva bavuga ngo niko zubakwa. Ihangane. Usenga Imana. Ntabwo waheranwa n'agahinda niko zubakwa. Umugabo ari kunesha umutwe buri munsi ngashaka amafaranga. Mana yanjye byandenze. None ari kuyakura shamana yanjye. Ibaze ko bari kunzaba icyangombwa cyanjye n'abavandimwe byanjye by'ubutaka kugira ngo bampaye amafaranga. Numva bituje inshuti yanjye. Ariko ihangane usenge Imana. Sibyo? Mu ijuru hari Imana izagufasha. Sibyo Sheri. Oya ihangane ahubwo njye numva twafata igihe tukabisengera tukabyereka Imana tukereka Imana urugo rwawe sibyo? Gusa niba gushaka ari uko bimera njye sinzashaka. Bashaka yenda mwebwe muzahira. Oya numva bavuga ngo niko zubakwa ariko twe tutari twashaka. Njye nta gahunda mfite yo gushaka kuko nkurikije ukuntu nkuzi ukuntu wahindutse ureba ukuntu umaze kungana we. Ariko se reka nkubwire njye noneho hari ibintu ntekereza bikanshanga ukuntu aba ari kwiyambaza buri munsi buri gitondo uko mbyutse ambaza amafaranga ibi bintu ntibyari bisanzwe. Basi ayakorera arayaguhereza. Ubwo nabona Hari umwanya wo kumubaza amafaranga. Ashobora kuba yakorera akayaguhereza akaba ari kwa nabyo yarayaguhaye wayafata ukayamuhereza. Nta ku buryo yayanshyiraho igitutu cya buri munsi aho kuzi ukuntu aba ari kumbaza amafaranga. Kugira ngo wubake urayafata ukayamuha niko zubakwa. Gusa nyine birarenze. Gusa ihangane usenge Imana. Niba yaraguhaye uyafata uyamuhereza. Yesu mva nkubwire mbabarira ngende. Kangende sinzi icyo gukora. Kagende mbanze ngere mumaze kwanika ubuhahara kubera stress z'umugabo. Ubu noneho nzahirahindira abavandimwe banjye ngo Mana ku cyangombwa cy'ubutaka. Gusa niba nawe hari icyo umutima ugushinja numva yarayaguhaye uzi neza ko kuri konti hari numva wayamuhereza. Oya ntabwo ari ukuvuga ngo ni ukwiyama. Nese icya mbere cyo amafaranga nkorera ntabwo ari make ku buryo namwaka amafaranga. Ikindi numva ngo afite kampani ikomeye. Sinjya mubaza ngo amafaranga ari hehe. Sinjya mubaza ngo winjisha angahe. Sibyo wenda nk'iyo dushatse kugura ikintu runaka gikomeye wenda nibwo wenda banamubwira ati amafaranga wenda tukongeranye. Sinashakira ayo mafaranga rero sinyizi. Ariko se uriya mugabo yatewe n'abazimu bahe? Ntabwo mbizi ntabwo namucira urubanza wenda byaje nyine wenda nk'uko kampani yavuze ngo iri guhomba wenda wabona ari byo. Gusa nyine ukuntu nanone aba ari kuyanyakamo. Gusa komeza wihangane pe nanjye ndagufasha gusenga ko ntabwo borohewe. Yesu ntacyo reka ngende ndi kumva ntanameze neza njye kuruhuka. Nacyo naza kukumbaza umubwire yuko nyine natashye ntameze neza. Urabizi ntacyo nakwima Sheri ndabikora. Gusa hari ibipapuro nsize hariya kuri mashini. Ubwo nibaza ku birometero nabyo binangira. Gusa wihangane kandi usenge nanjye ndagufasha. Sawa basi. Sheri Wisha njye ntabwo meze neza kabisa. Amafaranga ko utari kuyaba. biri kumbona wahangayitse cyane byakugendekeye. Kugeza n'uwo mafaranga nturayabona. Amafaranga nagusabye nturayabona.
Yumva mubwire tuza ibibazo byose ufite bishire. bishire gute amafaranga ntarayabona? Bamubwire wowe tuza wumva umeze neza. Okay. Ese undi wari ko ndi kubona ibintu byose uko nabisize ariko bikimeze. Icy'ingenzi si uko nariye, icy'ingenzi ni uko nkeneye amafaranga. Bamubwire nakuretse ngo banze utuze umere neza burye wowe. Ndamera neza gute narabona aya mafaranga? Tuza ibintu byose bimeze neza, amafaranga namaze kuyagushyira kuri konti. Muratuza yaramaze gukemura ibibazo afite. Muratuza gutagira ikibazo mu mutwe. Kandi kukubwira yuko amafaranga nagushyiriye kuri konti. Nuko nanze kwikubwira kugira ngo banzagire. Chéri, urabizi nta kintu nakwima. Nawe Allo? Meze bite se chéri? Reka gahunda yaciyemo. Hoya we tuza manzu tuze. Gahunda y'amafaranga ngomba kuyaguha. Ni ukuvuga ati umugore agiye kwenda retire, ariko byaba byiza umanjije tukaza kujyana, nkamubwira ko ahubwo ko twayaretira turi kumwe, nkamubwira ko waba ugiye kuyishyura ku buryo ari ukugura imigabane ya kampani. Urabyumva gute? Kandi ikindi by the way ngufitiye n'akandi ga surprise kameze neza. Okay, tebuka ndagutegereje. Sawa. Okay. Gahunda yagiciyemo. Chéri. Meze neza. Rero chéri. Wait. Nta mpamvu yo kwirukanka, sibyo? None Nta mpamvu yo kwirukanka, ahubwo kwishima byatari. nanjye ndishimye ntabwo byumva ko nishimye. Ndishimye cyane. Nuko tugiye kujya dukinira mu nzu yacu, mu busitani bwacu, bimeze neza cyane, sibyo? Chéri ndishimye pe. Okay. Gusa urumva gahunda rero iriho. Tujyane nabo urumva amafaranga tubashe kuba twakora kuri konti, ariko tumubwiye ko tugiye kuguramo imigabane. Noneho uri kumva urababwira ati ndasigaye nayo guhemba abakozi ba kampani, kugira ngo ibihombo byose n'abakozi tube tubahembye ubuzima busubiremo. Bakabyumva? Nanjye ndishimye cyane, sibyo? Ni ukuvuga ngo gahunda Niko se muko bite? Ngira umere nko wari umeze. Icara nta kibazo. Oya, icara neza nta kibazo hano. Uko wari umeze. Oya. Nabonaga umeze neza bikuryoheye ntari bi wakwicara. Ariko se ko agarije pe. Ako se muko. Banze nkubaze sibyo? Nk'umuntu witegura kuzaba umumama w'ejo hazaza mugenzi wanjye. Mubyukuri ko mbona uri umwana ukiri mutoya mwiza, uri kwiruka mu bagabo bashaka hehe? Wewe ngo ashaka umugore. Buretse chéri, umva nkubaza.
buriya abasore bose bari aha hanze wabonye kwirirwa wiruka mu bagabo ari byo bikubereye, harya gushaka amafaranga ngo bakugurire inzu. Amafaranga nirirwa mvunikira umunsi ku wundi, buri munsi bakugurira inzu. Mbese ushaka kurya iby'ubusa nyine, mbese ntabwo ushaka kuvunika, washaka ibyo gukora ugakora muko. Ko ukiri muto, ko ufite imbaraga, kutavuga se uri ikiragi. Dore uyu mujoyi ngo niba ari umujoyi, niba ari ibikinisho ubundi namusanze aha. Umugabo wanjye aratangira ngo ni umuntu bakorana, gusa nyine ndabyirengagiza. Gusa cyakoze nanjye Zidane ni inshuti yanjye, umuvandimwe kuva kera, ariko buriya naragerageje kumuhana, akora mpitamo kubibwira umugore kugira ngo abashe kubicunga, kubera ko rwose ibintu bigendanye n'amafaranga ni ibintu rwose byo kwitonderwa. Ejo bundi ushobora kujya kubona amafaranga neza arabashizemo, umwana wanyu agashabirije byanze, amafaranga bayagasigaye mu ari nziza. Rero rwose inshuti yanjye ntabwo ari ukukwanga, nta kindi najya bikoreye, ni ukugira ngo mubashe kugira ngo muhoshe ibintu byanyu bitaragera. Noneho ikintu cyambabazaga mu buzima ni ukuntu nabyukaga buri gitondo, buri saha, uko ntashye, uko mbyutse, uko ndiye, ngo amafaranga, nkibaza Mana yanjye. Urabona bisenya urugo rwose, kuko kubona umutungo ugenda utagaguzwa hirya no hino, ibintu bigenda utazi aho bijya, azi nka miliyoni 15 Kamembe ni menshi, ni amafaranga adapfa kuzagaruka. Mva nkubwire sibyo, ndabyumva, ndanagushimira, wambereye inshuti sibyo, nubwo tutari tuziranye cyane, ariko byuze ko waranyegereye ukambwira ati gutya na gutya, ni ukuri ndagushimira pe. Gusa umva nkubwire wa mukobwa we, rero reka nkugire inama nk'umuntu wenda kuzaba umubyeyi mugenzi wanjye, uri kumva? Umbabarire unyumve, njyewe ntabwo ndi umuntu mubi pe, ariko reka nkubwire, ese ubundi kambanze nkubaze, tuvugisha ukuri, ngo uzabyirukamo kugeza ryari? Umuntu ukiri muto nkawe, umuntu cyakoze ndi kubona utari na mubi pe, usibye akageso kakwihishemo umuntu atapfa no kumenya. Sheri, hano hari abasore beza bagukeneye, uri kumva? Turekera abagabo bacu, abasaza bacu, dore tumaze gusaza sibyo? Ibintu byo kwiruka ku bagabo wacu wabireka. Ubwo se uri kubona uzagarukira hehe? Umva nkubwire rero, ugiriye inama, ibyo urimo wabireka, ugashaka icyo gukora, ugakora, ukareka kurya iby'abandi utarushye. Tuba twaravunikiye igitondo nijoro, ugashaka kubirya utarabivunikiye ngo wumve uko bimera. Ugiriye inama wabivamo, wabivamo, uri kumva sheri wanjye? Wabivamo ukagenda hanze, hari abasore bagukeneye beza, uri kumva? Kandikira umugabo wanjye, mbareka buri hano wavuye, mvira mu rugo. Izo nzu washakaga ko bakugurira, niba utacitse ku ngeso uzabona n'abandi bazikugurira. Umugabo wanjye ntabwo ari gutaga gusa amafaranga yahereza impuza zose zibonetse. Bano ugende Tanga amahoro, ibyo byiza, uri ku muryango kandi rero buriya ndagiye, agize n'umuhira ntabwo ari hafi aha ngaha Gitega, ariko buriya uvuga ngo rwose Zidane inshuti
inshuti yanjye, ntabwo ibi ngibi nabikoreye mu buryo kugira ngo hari ikindi kintu, ahubwo ni ukugira ngo mbashe nyine kongera gutuma umuryango wongera kwegerana. Ko ibi bintu rwose ntabwo ari byiza, mugomba gusigara mubiganiraho mugakemura ibibazo neza, kandi urabizi ko mukundana ukamubabarira. Mumbabarire njye nta kibazo dufitanye, ibi ngibi nabikoreye kugira ngo oya JB, mubashe kuganira ku bibazo byanyu biri mu rugo mubikemure kandi JB wowe ntugire ikibazo. Nizera ko bizagenda neza na Zidane azakosora uruhande rwe, ndamuzi n'inshuti yanjye twabanye kuva kera. Mukomeze mugire ibihe byiza, bye. Okay, merci. Bye. Baby. Ariko ubundi ujya uba muzima? Uri muzima cyangwa hari buruburu? Reba hano se ngewe reka kumenyera, ngewe utananzamurira umujinya. Vaho. Iki? Iki? Ariko abagabo nimuragira isoni. Yarakweje se uri umwana, mvaho se reka kunetaho. Kubarira abakobwa barifata kwikinza, urabizi ko ngukunda, sibizi ko ngukunda, babaragirira ubuntu. Yarakweje isura uruhinja, uri umwana baheka. Kuki? Ako barakuruye. Babariye ko. Umva nkubwire. Kubizi ko ngukunda bibi. Umva urankunda. Wibutse ko nkunda nonaha. Ese reka nkubaze, reka kuntetaho ngiye nonaha nta mishinyiko mfite. Umva nkubwire. Byibuze wigeze uha agaciro urukundo ngukunda? Ndagukunda kuri kw'Imana ngukunda. Reka kunetaho. Wigeze uha agaciro urukundo ngukunda? Byibuze wigeze utekereza na gato? Utekereza ukuntu ngukunda ubiha agaciro? Ese ubwo kankubaza, uri kurizwa n'iki? Nk'ubu ibyo mwavugaga byose ko nabyumvishe, ko nanabafashe rikode, urabyumva ndabutse mbibwiye iwanyu? Urabyumva mbibwiye iwanyu? Niwambabariye bwo banaje. Chérie, birambabaje. Basi ceceka nkubwire. Ceceka nkubwire. Baby, ceceka nkubwire. Nakubabariye, sibyo? Nakubabariye.